akamaro ka choline cyangwa vitamine B4. Mu kwita amazina za vitamine hagiye hakoreshwa inyuguti arizo A, B, C, D, E na K, ariko murabizi hagati y'inyuguti ya E na K harimo izindi nyuguti nka F, G na H. Izi nyuguti ntizibagiranye, ahubwo bagendaga babona ko hari bimwe zihuriyeho, nuko bazikubira mu itsinda rya B uhereye kuri B1 kugeza kuri B12. Gusa nyuma naho habonetse ko muri iri tsinda harimo ibidakwiye kwitwa vitamine, nuko bigenda bikurwamo. Niyo mpamvu utabona vitamine B4, vitamine B10 n'izindi. Iyi choline yitwaga vitamine B4, nyamara yaje gukurwa mu itsinda rya za vitamine, gusa ikaba ifite umwihariko wayo mu kugirira akamaro umubiri w'umuntu. Reka dutangire dusobanukirwa ubundi choline niki kandi imaze iki. Nubwo bamwe bajya bitiranya choline n'umunyu ngugu, ariko siko biri, ahubwo yo ni intungamubiri yahoze mu itsinda rya vitamine B, gusa yaje gukurwamo kuko umubiri ubasha kuyikorera niyo utayikura mu byo urya. Mu mubiri w'umuntu choline ikorerwa mu mwijima, by'umwihariko ifitiye umubiri akamaro kanyuranye. Choline ni ingenzi mu ikorwa ry'ubwonko no gukura kwabwo, ifasha umubiri gukoresha neza ingufu zawo no kwisana ku gihe gikwiye. Choline ituma kandi umubiri ubasha gukora ingufu uzivanye mu byo wariye, ikenerwa mu gukora neza k'uturemangingo fatizo tw'umubiri wose muri rusange. Choline yifashishwa mu gutwara ibinure biva mu mwijima. Ku rundi ruhande kandi igira uruhare mu itunganywa rya vitamine B9 na vitamine B12. Nubwo umubiri ubasha kuyikora ubwawo muri wo, ariko ntuyikora ku gipimo gihagije, kandi hari abayikenera kurenza abandi bitewe n'imibereho ya buri munsi. Hari abantu baba bafite ibyago byo kugaragaza ibimenyetso by'uko mu mubiri wabo harimo choline nkeya, bityo bakenera inyongera yayo kugira ngo babone iyo umubiri wabo ukeneye. Reka tumenye abantu bagira ibyago byo kubura iyi choline mu mubiri wabo. Ugira ibyago byo kubura choline iyo udafungura ibyo kurya ibonekamo, cyangwa umubiri wawe ukaba ukeneye urenze iyo wikorera. Abantu bagira ikibazo cyo kubura choline kurenza abandi mu mubiri harimo abatarya ibikomoka ku matungo, kuko ariho iboneka ku bwinshi kurusha ahandi. Abakora siporo yo kwiruka, cyane cyane by'umwihariko abiruka intera ndende nka marathon cyangwa igice cyayo, nabo bagira ikibazo cyo kubura choline kuko batakaza byinshi muri kwa kwiruka. Abanywa inzoga nyinshi nabo bagira ikibazo cyo kubura choline kuko zituma umwijima wabo utabasha gukora choline, kandi nawo wunganira ituruka mu byo turya. Reka turebere hamwe ibimenyetso byo kubura choline mu mubiri. Kubura cyangwa kugabanyuka kwa choline mu mubiri birangwa no kubura ingufu mu mubiri, kunanirwa gukoresha ubwonko bwibutsa, no kutabasha kwita ku kintu focusing. Kudakorwa kwa acetylcholine kandi ariyo yakarinze umubiri ibi tumaze kuvuga, ikaba itakorwa hatari choline no kubura ibitotsi. Kugabanyuka kwa choline mu mubiri birangwa n'igipimo cya cholesterol kiri hejuru, ikibazo mu mikaya n'uturandaryi. Kugabanyuka kwa choline iyo bikabije ushobora kurwara umwijima, kuko biba bigusaba gukora cyane ngo ubone choline ihagije. Reka turebe amafunguro abonekamo choline.
Choline abagabo bakenera nyinshi kurenza abagore kuko abagabo bakenera miligarama 550 zayo ku munsi, naho abagore bagakenera miligarama 425. Amafunguro Choline ibonekamo cyane harimo amagi, inzuzi z'ibihaza, inyanya, kokombure, inyama z'umwijima, imbuto za amande. Amafunguro Choline ibonekamo cyane harimo amashu mu moko yose, ikimuri, amavuta y'inka, amata n'ibiyakomokaho. Amafunguro Choline ibonekamo cyane harimo inyama y'inkoko, ifi ya salmon ndetse na soya n'ibiyakomokaho nka tofu n'ibindi. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.